ubu ngubu uri mu rukundo na Regis, ni ikihe kintu uzakora kidasanzwe kizatuma Regis uvuga uti nzamwiharira? Ni amafaranga nta kindi. Yakundanaga n'abakobwa badafite amafaranga se? Nanjye nakundanaga n'abasaza ahubwo batayafite. Nawe agakundana n'abakobwa bakennye cyangwa se we kubera ko akennye bakamwangira ubukene bwe. Ubwo rero nyuma yuko Queen yifatiye nizo ubwo nawe wahise wifatira uyu nguyu. Uyu ni wanyifatiye. Mbere namufataga nk'umubyeyi. Mvuga ati kubera kose ni mama. Nyuma arambwira ati ibintu bivemo by'abana n'iki n'iki. Fata umwanzuro umwe. Ubu Regis ni nk'umukunzi wa kangaho ugize? Ubu Queen mwaratandukanye burundu, uyu ni uhari. Nta kintu ndi bumuvugeho. Na video Regis yigeze akora kumva urafushye? Nta byo gufuha bihari. Kandi murabizi neza ko nk'iyo umuntu agiye mu murenge indahiro ubutanze ibidakuka. So rero bisanga ngo yubahirize. Mugiye gukora ubukwe? Ni ukuvuga ngo byose biri muri projet. Ntabwo uyu munsi tubitangaza. Yego. Aba diaspora harimo n'abashaka umuntwara. Yampaye kwisanzura, ubwo nzisanzurana nabo nshaka. Nawe agomba kwisanzurana n'abashaka. Wemere kumuca inyuma? Byose turabyemerewe, nawe ubwe warabyemerewe. Ndamutezeranya yuko bugenda kose Slim Jesus. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu, mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ngarukanye na Captain Regis ndetse na fiance we. Aribone fiance. Wewe nabonye ejo, niwe muntu nabonye mwasangiye za Sevalent yawe. Yego. Ubwo niwe fiance. Mumeze mute? Turaho neza muri honeymoon, sibyo sheri? Cyane. Sevalent yagenze neza. Sevalent yagenze neza cyane mu buryo navuga yuko Sevalent iri mu bintu niwe munsi duheruka kuryaho neza, tunywa amawine ndetse tubona n'imbaraga zo gukomeza kandi tumeze neza. Ese byahise bikomerezaho nyine? Byakomereje hakomeje after party ego ndetse no kugira ngo tugire n'ibindi bintu tubasha gukora byose n'Imana, kuko ngubu nabwo tuje kubasobanurira ese nyuma ya Sevalent no tubaza niki twateguriye muri honeymoon. Hari abantu bababonye bagira ngo murakundana bya nyabyo, babonye zira video kuri TikTok, cyane ko mu minsi yashize nagiye mbona ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu babonye video iri gutrendinga uri kumwe n'uwo nemba harigwa no muvyeyi, umugore ukuze, umugore ukuze uri kumwe na Sugar Mami. Waje gusanga kwikundana n'abantu bakuze ari byo byiza? Abantu bakuze reka bagira umutima mwiza. Abantu bakuze bagira umutima mwiza kandi nibo abantu ba mbere buriya navuga yuko batekereza cyane. Nibatera stress? Ntabwo batera stress. Baduha amafaranga. So rero urumva ko ni ba munyakazi. Ni ba munyakazi. Yego. Katuvugishe Flomina atuganirize nawe. Yego. Umeze gute Flomina? Tumeze neza cyane. Okay. Ufite channel bita Mukabijiyo Bija TV. Se kuki wita Mukabijiyo Bija? Ni izina. Ni umu ex wawe? Ni izina. Wabanje gukundana na Bijiyo Bija? Nyumuza gukundana na Regis. Na Regis. Nabonye nyine ashaje kandi nanjye nkecuye. Ndavuga ati reka nishakira amaraso mashasha. Ahubwo tereko ushaka umwana ugusazura. Ego. Experience umusore. Umwana w'umusore ugusazura. Experience yo gukundana n'umusore ukiri muto rero ibimeze iti? Ndi kwibaza, ntabwo ndi kuvuga wenda wowe ko ariko bimeze, ariko nyine bimeze ite mu buzima busanzwe? Nyine urabyumva ko hari impinduka nta naho biba bihuriye nk'ari umusaza. Hari ke agenda guhereza utuntu twiza, amagambo meza, ariko iyo ukundana n'umusaza ibyo byose nta na kimwe ubona. Nta kintu na kimwe ashobora kukubwira, ntashobora kukwereka ko akwitayeho ngo ajye kubwira, ariko iyo ari amaraso mashya, ari umusore
aba ari fresh cyane. Abasore ubundi basobanurire abasore ubundi bagira indahiro nyine idakuka, ni ukuvuga ngo ni ba bantu ushobora nyine kuba uvuga uti mfite intego runaka. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'indahiro y'abasore aba ari indahiro nyine barahira bakanayigumaho. Niba ari indahiro idakuka ngo tuba turi kubikwereka nk'iyi mipira yacu twakoresheje, aba ari kugira ngo nyine indahiro idakuka. Niba umusore avuze ati njye niyemeje ko ngiye kugera kuri ibi ngibi, mba ngomba kubigeraho. Sasa nk'uyu mumera ubunyera amafaranga, sibyo? Usanga nyine ari umuntu nawe azi icyo namukurikiye, ndabeshya. Ntago beshya. Ababizi avuga ati wa musore indahiro yiwe buriya ni iriya, nanjye indahiro yanjye ni iyi ngiyi. So tukamenya ngo ni ibiki tugomba guhereza abantu, ni ibiki tugomba guhereza abakunzi bacu. Umunsi amafaranga yashize, umunsi amafaranga yashize, nakubwira uko bizagenda kuko ngiye uko bizagenda arakuzi. Ubwo azahita nyanga, azahita nkatira, ntago mubyumva. Azashira kandi muri gukorera andi mwazanye indahiro nakuka. Ari ukuntu abantu bagira gutya, bikagenda bisaba ko ugenda ushyiramo utuntu tw'utu motivation. Ntago buriya abasore nkatwe tuba twishakira nyine ubuzima, ariko tuvuga duti se ni gute nshobora gufata ubu bwiza bwanjye. Urumva ko we kubera ko ari umuntu mukuru, ubwiza buba bwaramushiranye, usigaye acungiye ku bw'umusore, ku buryo nk'ubu ngubu mu rugo nyine aba ari ngewe nyine usigaye nyoboye nyine. Ariko urumva ko icya mbere cyo nk'uko tuba dushaka gukora tukiteza imbere, tukamara kwiteza imbere, yego indahiro yanjye nagikuka nyine tu nyine mweza ngarura ya magambo, ko buriya abantu bakunda n'utuntu tw'utugambo twinshi, utugambo tw'udusenda twandiwe umuntu twa nyine tuno tw'uturyoshya birayi, ntago badukunda. Washaka kumubwira uti njye mfite igitekerezo, shoramo miliyoni 100, cyane ko nawe ari umuntu utoroshye, abantu murebe gutya, no murebe gutya kabisa. Buriya ni umuntu ushobora kubwira ati buriya njye Regis ni umuntu w'umupansiyone, mu gihe cyararangiye, kurangira igihe cyane cyararangiye, ndahiro yanjye ubu ngubu isigaye ku mugore gusa. Kariyeri zo zararangiye kabisa, views zaranabuze, rega abantu babibona. Bwo nanjye muncungiye ku mugore, sibyo? Muncungiye ku mugore gusa. Muncungiye ku mugore, umva nanjye ndahiro yanjye igomba kuba kuri we cyane. Igomba kuba kuri we cyane. Yego. Forum twari turi kugana none nawe nashaka kubaza, ubu ngubu uri mu rukundo na Regis, niko biri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Ariko ni cyo kintu uzahindura kuri we, cyane ko nagiye mbona yagiye akundana n'abakobwa benshi bagiye batandukanye. Uzamushoboza iki? Ese ni nk'icyo kintu cyakubabaje ku bandi azamushoboza amafaranga yanabivuze, nta kindi uzamushoboza amafaranga. Ariko se abandi byo bagiye bamukorera mu nkundo wagenda gubona, ni ikihe kintu uzakora kidasanzwe kizatuma Regis uvuga uti nzamwiharira? Nta kindi nabivuze, ni amafaranga, nta kindi. Nawe ibindi byo kureba ibintu byashize byo ntago nirirwa mbere. Yakundanaga n'abakobwa badafite amafaranga se? Ubwo nanjye nakundanaga n'abasaza ahubwo batayafite cyangwa bayafite. Nawe agakundana n'abakobwa bakennye? Nawe agakundana n'abakobwa bakennye, cyangwa se we kubera ko akennye bakamwangira ubukene bwe. Yabwiye ati we ngiye kuguhindurira ubuzima. Ntabwo nakubyo urumva ayo muramindura ubuzima. Ahita mukoza ikarita nyine bakanza akayenyeri. Nuko twahuye. Ati ukoresha n'imipira, tugiye twamba ibintu bisa nyine idakuka hano. Urukundo rwa rutangiye gutyo. Yego, gake gakeya birangira nyine mukundiye amafaranga ye. Nawe ngira ngo aravuga ati uyu mutipe nagwa mbeshye. Nese yanjye nago nsetse. Reka bari ibyishimo, manshimishijwe no kubona uburyo ushobora kuza ukaba ukundira umuntu amafaranga, ukajya n'imbere ya kamera ukabyemeza uti uyu nguyu duhujwe n'amafaranga. Ese iyo ubwiye umuntu n'abandi kubimenya ari ibintu biba bisanzwe. Yego. Nago uzigera ukumbura abo mwabanye mbere, abo mwahuje mbere, cyangwa wemere no gukata ku ruhande? Njyewe cyangwa wowe? Ntago byabura. Ibyo we arabitekereza ko ati wenda nta kibazo, twatanga n'amahoro buriya, ntabyo gusakuza, waraye hehe, uri mu biki, ese ko nagwamagaye n'unyitabe, oya. Aravuga ati se ufite maka esanse?
nkabwira ati kahise nseka rimwe ngo ya nagomba shaka ibintu byo kugenda ukanywesha 30 20 oya ni full tank yego amara kushyira full tank buriya ugomba kurara umugezeho ukavuga ati se wiriwe wariye ubundi akaba bizi neza yuko amafaranga no kujya mu bandi aba yarabukinze. Ese mwatangiye gukundana nka ryari? Turahararanye ko hashize iminsi mike pe no kuri twari kuri Saint Valentin. Ni kuri Saint Valentin. Urumva njye nari nibajije impamvu sinzi nahise mvuga se mu minsi yashize nari nzi ko ukundana na Queen hasi ubu ngubu Queen uzamukira ariko nari naje kubona nawe mu minsi yashize nawe naje kubona asigaye yikundana na Nizo. Ubwo rero nyuma yuko Queen yifatiye Nizo ubwo nawe wahise wifatira uyu nguyu. Uyu ni wanyifatiye. Nawe yesa kwifatiye. Utandukanye ibintu. Njye ni wanyifatiye nyine tu. Kuko ni ukuze. Yaje ambwira amagambo meza yarangajwe imbere n'amafaranga. Cyanumva binkoze ku mutima sinkubeye. Abantu bakavuga ko n'ubundi mwari musanzwe mukundana ahubwo mutabigaragaza. Aya? Mbere namufataga nk'umubyeyi. Mvuga ati kubera kose ni mama akugira inama kangira inama nyuma arambwira ati ibintu bivemo by'abana n'iki fata umwanzuro umwe yego tambwana ko yana kose buri inyama y'ihene iraryoha arambwira ati rero uko ukunda ihene nyine burana akabenzi karamika atambwira ati reka nkwerekana akabenzi kabera keza uva muri twa tubenzi two mu tubari twa Afrika ngwino urya akabenzi ko muri hoteli ikiraba ari 40 yego nibwo usanga usanga ihene biha cyane bura kuruta izindi ahita avuga ati fata amafaranga business y'amapave niwe wayigushingiye aya urumva nta hantu bihuriye wari usanzwe ufite business yego ubu ngubu indahiro yanjye yerekeza kuri we cyane kubijyanye na bije nyine y'ubu ngubu tumaze kuri Saint Valentin yego ntago ari igihe kinini nawe arabizi ko nibwo twatangiye nibwo natangiye kujya mpamagara nkajya ku ruhande nkamenya ko message ngomba kuyandika yego amenya ko uraba ari ingenzi n'ikimenyimenyi dondara amagambo meza no mu kiganiro baraba mu kiganiro rwose n'urundi rurabo ruramushimisha cyane ruramushimisha cyane kuko urumva niyanagaje nkajya kugura urwa senkari rwa Murakaza yahita ambwira ati wowe usigaye ushaka gukoresha amafaranga yawe gukoresha amafaranga nabi yego kabisa umwe n'uri no kuyakujerera ari gutuma utangiza sigira ko ntago njya nangiza buriya subize ngende umuntu ushobora gukoresha miliyoni 2 mu minsi 5 ariko ubu umukunzi wamwita ngo iki Folomina Folomina yayinde yabanuza yabande ni ubona umwishe Folomina arya ni yane ni ya Chrisizi n'abantu hari nimo bita Folomina n'abade bene nese Folomina ndagira ngo umbwire ibintu Regis atandukaniyeho n'abandi bantu bose mwagiye mukundana kuko kugeza kuri ubu ngobo bavuga ko umukobwa ubundi bwa mbere ukundana ufite nk'imyaka ingahe kw'imyaka ari myinshi arayikundanye afite 52 yatangiye gukundana 55 yego ushobora kuba yaratangiye gukundana afite nk'imyaka nka 16 sibyo yaba ari myinshi mu gihe cyayo 14 watangiye gukundana umuhungu wa mbere mwakundanye afite imyaka 14 ubu Regis ni nk'umukunzi wa kangaho ugize nanjye simbibuka ntabwo ubibuka noneho nkibaza rero Regis atandukaniyeho iki ku bantu bose mwagiye mukundana ikintu cyo nabonye cyo atandukaniyeho nawe atanga amahoro ahereza umuntu kwisanzura mbese afite n'ubwenge bwinshi cyane yego nicyo arusha abandi abarusha ubwenge akabarusha n'amahoro uwo mwakundanaga cyangwa uwo mwabanaga yaguteraga stress yanteraga stress cyane cyane ariko ubu ndatuje ubu uratuje hari uwo mwakundanye ari uwigeze gukubita oya ntago ari ankubita urumva bose ariko bari ab'amahoro njya nuko njya numva hari ingozi erega amahoro ntago ari ugukubita
hari no kuguhoza ku nkeke ahora gutuka kubwira nabagira ibiki rero uwo nguwo yego burya nabyo aba yakubujije amahoro nguri hehe byagenze bite ngo uri kumwe nande muri kuvugana nande kuri telefone yakubura ni ibibazo ibyo byose rero nabwo ni ukukubuza na Regis ko iyo yakunzemo n'abaromantike ukuzabishobora ntabwo uhoza ku nkeke oya gutyo twabiganiriye harabizi mu byo twasezeranye twavuganye twahanye indahiro idakuka ariyo mpamvu ubona ibyo byose twarabiganiriye buri muntu wese ni ukumuhereza kwisanzura buri muntu wese no kumuhereza kwisanzura biri ku murongo nta kindi ahandi tukikorera akazi ibindi bikaza nyuma akahe kazi ka filime ko gukina ko gukina filime okay nayingeze ngo nta kandi kazi yego mugiye gutangira kuza mudukubita vlog indahiro idakuka ibintu nk'ibyo ubuzima nyine bwacu bwa nyabwo yego Regis mu bakobwa bakundanye ariho yigeze kugurira imodoka wowe uyu urateganya kumugurira iyihe mpano ni ukuvuga ngo we akunda utuntu tworoye izi ndabyo muhaye buriya ni Benz yishimye nyine cyane urabona ko dukoresha amafaranga ye ahubwo ni uteganya kugira ibintu yohereza yego hanyuma rero ni ikihe kintu Regis yakora kigatuma mutandukana ikintu yakora keretse adakoze filime ho twatandukanye urumva yankundiye n'ubusitari bwanjye ubu ndamutse ndekeye kano kazi azimye twe twabwizanyije ukuri avuga sasa rero wowe yego ikintu cyari ni kimwe turahararanye katubwizanye ukuri avuga sasa rero wowe Regis ukuyemo kuri umusitari nta kindi kintu kirenze nagukurikiyeho ntabwo ati nanjye urakuze ntabwo uri nk'abana batoya nanjye ngukurikiye amafaranga urari ikintu nakora kanyanga ndabizi ko arukurikira gukora kano kazi nawe ikintu yakora nka mwanga ni ukurikira kunyeza amafaranga niwe ushoramo aramutse akennye byaba ari ibibazo yakennye arabizi nubwo itangenda hari abandi bantu bangana nawe rega kandi nawe bamushaka kandi nabo bafite amafaranga baranamumbaza b'inshuti ze se uriya musore wamuhaye iki cyangwa se ntabwo yumva ko ari ukwikora mu mufuka cyane rwose ese kuki ari wahisemo muri aba bantu bose bagushaka icyiza cy'uyu nguyu ni uko wenda nawe akunda n'izo filime hari abandi bakecuru bakubwira ati ntabwo nshaka kujuba muri filime nashaka kugukura muri ibyo bintu utwo tuntu ngo tw'amakomedi ukuntu babivuga abana bisuzuguye gatubwira ati bariya mukecuru aka kazi ubona yego hari igihe bisaba ko umuntu yigira nuko atari kugira ngo ndavuga ati rero umwana wawe kunakwita mwana wanjye n'iki barimo n'agasuzuguro nese forume na video Regis yigeze akora kumva urapfushye oya hasi yego kandi dufitanye indahiro nge nawe twavuganye nta byo gufuha bihari yego nawe ari gukina filime yego waje muri filime ubwo ngubwo mugiye kwita munakora na projet ya filime none ndagira ngo unsobanure impamvu mwambaye iyo mipira bakwegeza mikonsobanure impamvu mwambaye iyo mipira ndabona mwese mwambaye indahiro na mipira rero impamvu twayambaye wegeze mikoro hejuru kabisa nuko hari filime nshyashya tugiye kugezaho abanyarwanda iyo filime ikaba yitwa Indahiro Idakuka yego ni filime igiye kuzajya inyura kuri channel yitwa Mukabijebija TV irimo abastari benshi harimo abantu benshi batandukanye harimo n'umukunzi wanjye mushya turi kumwe yego ari we Regis nanjye ubwanjye ndimo harimo abana b'abakobwa beza filime igiye kuzajya isohoka buri munsi niyo mpamvu twakoresheje ino mipira tukaba tuyambaye kandi iyo filime izitwa Indahiro Idakuka. Kuki wayise Indahiro Nakuka cyangwa se Indahiro Idakuka? Impamvu twayise Indahiro Idakuka nuko harimo amagambo umusore n'umukobwa bagiranye. Yego. Ayo magambo bayatsimbararaho ariko akaza abanzi barimo barwanya ya ndahiro bagiranye na wa mukobwa. Rwa rukundo abantu bifitaniye ugasanga hari abanzi bari kururwanya kugira ngo rwa rukundo rubashye guhagarara. Niyo mpamvu twayise Indahiro Idakuka. Ikabihuriye rero n'inkuru yanyu n'urukundo yawe na Regis. Twafashe inkuru yacu ahubwo tuyitirira filime kuko bihura n'ubundi 100%. Yego.
namwe arabana barwanyije buriya kamubwire cya dufitemo abakobwa pe beza bakurusha n'ubwiza muri filime sibyo barahari beza nawe arababizi yabwata abana kabisa bafite mu nda zero cyane badafite amabere nkaya harimo nabibagishije so rero urumva ko ari ukuntu sha filime zaba imeze neza pe si ukubabeshya nkibabona nanjye nagize irari nyine tubona yuko ari filime nyine navuga yuko iri ku murongo yego so rero urumva ko ikintu gihari uri kumva nuko twebwe yego mu gihe proje zaba isohotse ko si kera rwose nta minsi ibiri irimo abantu ngo bari no proje no kujya kuri YouTube yawe ugasacinga Indahiro Idakuka kuri channel ya Mukabijobija urumva channel n'ubundi ni yacu ese wazahinduye mukakuraho Mukabijobija ukashyiraho Mukaregis umva umusaza ni we nawe yakuyeho amafaranga we nakuyeho amafaranga noneho twe twavuganye ko agomba gupfa none tukibana urumva ntabwo amasaha amazina y'umusaza ntabwo yavaho so urumva rero ko filime igomba gusohoka ubundi abantu bakenjoyinga koko cyane ko ni filime nziza filime igomba guhita iba n'iya mbere mu Rwanda kuko ibintu birimo n'abantu barimo sharimo abantu beza pe nakubeshya niyo filime igomba guhita iba iya mbere mu Rwanda igomba kuza ikayobora agahinda umubabaro umunezero ubugambanyi ubwicanyi harimo ibintu byinshi cyane birimo yego nyine imeze neza ni filime navuga yuko yatwaye amafaranga atari munsi ya miliyoni nangahe miliyoni imwe ni nangahe nyine miliyoni 5 season imwe si cya season ebyiri ndi kubara season ya mbere ko niba bazabona mbere season imwe yatwaye miliyoni imwe season ya mbere season 1 yatwaye amafaranga mikoro ntabwo ikurura neza bisaba kuyiyegereza ego season 1 yatwaye amafaranga makeya bitewe n'ibintu birimo yego cyane kuri abantu badukunde bayirebe kabisa cyangwa muri abantu bacu usanga mudukunda nuko niba mwifuza yuko urukundo rwanyu rukomeza bigera kure nanjye nkabyungukiramo nawe akabyungukiramo ni ukuri muturebe kabisa urumva ni filime nziza hari n'iz'abandi rega abantu bari kureba nazo nziza nk'uko bazireba n'iyacu batureba ireba bayikunda baduhe na subscribe uri kumva kugira ngo n'umusaza batandukanye nawe ndetse muri iyo filime uba ukundana n'uwo nguwo cyangwa ufite oya nukuvuga ngo ibyo nukuvuga ngo ni story mwayihaye ni story gateye amatsiko ajya gapfundikiye gateye amatsiko niko bavuga so rero urumva ko harimo ibintu byinshi ariko dufite aho duhuriye yego dufite aho tuzahurira kandi hadanje so rero urumva n'urukundo rwanjye nawe rurimo yego ariko ntawe usobanukiye ngo ruzaza ku manota akangahe ari mpamvu tugomba gutangira na filime tukamenya ngo se n'iryari Indahiro Idakuka ya Regis izahura n'iya Mukabijobija ese n'iryari tuzabona ko uyu muntu yakurikiyeho undi iki ngiki nawe yankurikiyeho ikihe yego sinzi nuko byumva niba namukurikiye amafaranga nawe akaba yarankurikiyeho ubusitari byose tuzabira muri filime imwe Indahiro Idakuka so rero iri jambo murifate muribika ahantu kandi murabizi neza ko nk'iyo umuntu agiye mu murenge Indahiro ubutanze ibidakuka so rero bisaba ngo yubahirize mugiye gukora ubukwe ni ukuvuga ngo byose biri muri proje ntabwo uyu munsi tubitangaza yego kabisa ukuzemo akantu k'umurenge ndabumita nibaza muri hafi muri kwita umurenge urimo rwose muri proje umurenge urimo nta kintu kimwe kitarimo ubwo ibindi nyine bizaterwa n'abantu bacu sibyo abantu bafyonze kuri subscribe ubwo muzabi wacu bo mu Kanyoshi Burundi bo mu Kamenge Ibujumbura bose urumva bose batureba abantu b'Abanyarwanda bakandi subscribe abantu bari ku isi hose cyane ko Abanyarwanda tumaze kuba abantu bari update cyane aba diaspora aba diaspora harimo n'abashaka umuntwara abana kabisa aba diaspora leta mu gutwara oya buriya umuntu ari wawe ntago agenda ese naguteganya ko nawe mu minsi iri imbere yazagucika akibonera cyane ko akenshi hari umuntu hari umudamu ejo wakoze ikiganiro avuga ngo Regis atera amahirwe umukobwa wese bakundanye ngo ahita yibonera umugabo uyu nguyu nawe ko mukundanye nubwo mukundanye ashaje ntabwo ejo bundi twazagira gutya tukumva ngo Regis na Philomena nabo baratandukanye ni ukuvuga ngo twebwe buriya twishyizemo yuko ibintu bibaho kandi ibintu byose ari abantu n'ibintu ubundi twebwe dufite agaserenge kacu nyuma yuko dufite Indahiro Idakuka n'akandi kahabana bakize tukagenderaho cyane icyadutandukanya ni ubukene gusa ni ubukene
no guhagarika no akazi. guhagarika akazi. Ese ubukwe ni mwaratandukanye burundu uyu ni buhari? Ntabwo aba mu ndahiro idakuka tu. Turimo turavuga abantu baba mu ndahiro idakuka. Nabo bakundana mu ndahiro. Nta kintu ndi bumuvugeho. Okay. Bangira ngo numve nyine dusobanukirwe neza kugira ngo hatazaza umuntu erega hari ibintu bijya biba. Ibyo nabyo tuzabigeraho rega buriya. Ni impamvu hari ibintu bijya umuntu akaza agakora ikiganiro akerekana umukunzi we ejo agahita haza undi. Ati nguriya ninjye nyine unda akaza akakwiyitirira. Mangira ngo making a clear. None se from me wowe unago aryo ubwo ne vision vision mukabijiyo bisha yego mukabijiyo bisha wowe ubu ngo ibyo warabikliyarinze nta muntu ushobora kuzaza ngo agushe urukundo rwanyu hasi? Oya ntawe nawe icyo twe turi kureba ni ugukora. Nabivuze ko namukundiye gukora, ariko nawe ufite aba ex kandi narabashyize ku ruhande. Bari ku ruhande ntabwo dufuha. Yampaye kwisanzura, ubwo nzisanzurana nabo nshaka. Nawe agomba kwisanzurana n'abashaka. Wemere kumuca inyuma? Byose turabyemerewe, nawe ubwe warabyemerewe. Ibyo bintu birimo ingabo. Twebwe niyo mpamvu twavuze ngo indahiro idakuka. Indahiro se mufitanye ni iyi? Ngibyo byose nyine twasezeranye. Subu turabikora. Akira mwumva. Abanyamakuru biragoye kubasobanurira. Indahiro mufitanye ni iyihe nyine? Indahiro nuko twebwe icyo twiyemeje aricyo twashyize imbere. Icyo mwiyemeje ni ugushyira imbere amafaranga n'urukundo. Amafaranga n'akazi. Icyo mwiyemeje ni ukutarekana. Urukundo rurimo gake cyane. Amafaranga n'akazi. Yego. Ibindi mwangiza mukisanzura. Cyane. Ubundi urwo rukundo ni rwa rukeneye. Si rwa rukeneye ubundi. Inde urukundo si rwa nawe ni rwarakeneye. Twese nirwo twadukeneye. Apana rwa rundi rugutera stress ngo ibintu twaramuvinze. Ibintu by'inkundo bindi wapi. Kandi ari ibyo turimo n'ibyo rukundo ahubwo. Rwanyarwo. Mu ndahiro se wena ni nk'icyo kintu wamusezeranya? Ndamusezeranya yuko kugenda kose nzamwihanganira kugeza igihe byibuze abasigaranye nka miliyoni 10 kuri konti. Ariko nizijya munsi nzaba njyahita nambuka nawe arabizi. Kabisa security y'urugo iba yagiye buri. Niyo ndahiro kabisa. Nawe nakubwira yiwe. Nawe tubwire ndahiro. Nanjye ndahiro yanjye namusezeranyije. Yego. Ni yuko ntagomba kumwereka amafaranga mfite. Kuko nshoboye kuyamwereka yabona abaye make yagahita yigendera. Niyo ndahiro namusezeranyije. Yego. Niyo ndahiro wamusezeranyije. Nyine we muhereza ayo mafaranga ariko sinshobora kumwereka ayo mfite. Kubijyanye n'urukundo? Urukundo narisobanuye. Urukundo ruzamo gake cyane. Kubijyanye no kwibaruka ntago muteganya kuzabyara? Ibyo ngibyo nabyo ni uwundi mushinga waba tujyanyemo. Azaba ari ibintu binini. Kumva tuzashaka kwako ntago kibyara, ntago gihe cyo kubyara cyararangiye. Bizasaba ko dushaka umukobwa akatubyarira. Kandi urumva na amafaranga menshi. So urumva ko nzanamuhenda aho ngaho ashazama nka miliyari kabisa. Rumva nanjye nendaga kumubaza ni aramutse yumvishe ngo Regis yatenda ku ruhande. Wabyitwara mute? Nta kibazo. Sibyo ko nanjye ntabikora. Mumeza binyisubiza. Uramutse wumvishe ngo Regis yatenda ku ruhande nta kibazo kubera ko mu bintu twavuganye mu ndahiro dufitanye nge nawe ni yuko agomba kwisanzura n'abakobwa ashaka nanjye nkisanzura n'abagabo nshaka. Ubwo rero muri kwa kwisanzura hashoboye gutera inda. Yego. Ateye inda rero. Yego. Uramutse wumvishe ngo yabyaye ku ruhande. Nanjye nibyo nasobanuraga twavuze ko ari indahiro idakuka. Yemerewe kunca inyuma akagenda agahura n'abakobwa. Nanjye nemerewe kumuca inyuma nkagenda ngahura n'abagabo. Rero mu kwaguhura ashoboye guhura n'umukobwa ugasanga yahise amutera inda. Ibyo nta kibazo nabigiramo. Ikibazo nagira nuko yahagarika akazi. Ariko mu gihe akazi gakomeje nta kibazo rwose. Muri mwembe se mubona ari inde ushobora kuziyoroshya mu myubakire? Kaza unyine ushobora kuziyoroshya. Urumva uvuze ko yemerewe guca inyuma ariko hari igihe umuntu aba yemerewe gukora ikintu ariko akaba atagikora. Ubona muri mwembi ari inde byibuza ushobora kuzashora kwihangana naca inyuma undi? Ni wowe mbajije? Ni njyewe uri kubaza.
njyewe mbona umuntu uzashobora kwihangana ari eh we wowe ntabwo wazamuca inyuma njye nzamuca inyuma urumva niba ufite amafaranga none akeneye kugira kwisazura amaraso yego so rero urumva ko wenda katubashimira abakunzi bacu ko batweretse urukundo kuva ku munsi wa mbere twereka urukundo kuri Saint Valentin tubakorera ibintu byiza turi timu nini bagasasira Mutoni wa kera barabara kundi yaragarutse baraba legend kabisa ahantu aba yabakuye mu kabeje minariya gatuza bagashyize hasi kugira ngo yego umustar wese ashaka muzana Ndahiro Kuka ishingiyemo ibintu byose twababwiraga nuko ngo ni filime yego ibintu byose twabasobanuraga biri muri filime ni filime yego ni filime y'umuhungu yego gutyo n'umukobwa bagiranye Ndahiro Kuka irimo ababyeyi so rero urumva yuko ibintu twabaganirije mu mukino muzabibonamo kandi bibaho ntabwo tuba tubivuga gutya bitabaho naho bihoriye n'urukundo se ibijyanye n'urukundo nuko ngo ibyo twavugaga byose byari filime cyangwa wenda n'urukundo rurimo byari filime pe kuko ni mama wanjye kabisa ni Mary nuze mu umubyeyi mukuru kandi buriya tunubaha cyane abantu benshi ko amaze igihe kinini muri industry agira filime nziza kandi n'ingi tugiye gusohora yitwa Ndahiro Kuka muyirebe muyikunde kandi turabakunda buriya umuntu nafata umwanya agategura ikintu cyiza akagishyiramo amafaranga sometimes n'abakiriya bacu baragaruka bakabireba so ni filime ntago dukundana pe ariko hagati yacu nta nubwo twangana kuko n'ukuvuga ngo turafashanya muri filime zanjye abarimo nanjye muze mba ndimo ni ukuri umubyeyi mwiza muture mudukunde muduhe subscribe kandi tuba tubashimisha nyine mwumva nta bintu twababwira gatoya turi kubikina ukuntu biba bimeze so rero munaze munayibirebe mukande ubu twagiye gukoresha indirimbo nziza ugomba kujyamo urumva ko ni filime iteguye buriya filime ni soundtrack kandi ibyo ni ibintu byose twamaze gushyira ku murongo tukavuga duti iyi projet igomba kuza kandi ikagera kuri so bijyanye n'umubano wacu turabibasobanuriye kuri turakinana ni umubyeyi mwiza uzi gukina ukorera ku gihe kandi akaba azi no kugira igitsuri nanjye murabizi bwa bugome bwanjye kwa kumenya kubana kwa kumenya gukina ntago njya mbatumira ahantu ubundi ngo munenguhe ukuri muture mudukunde turabakunda ewana ngiye nka kapiteni ntitaye mu gihe ndimo na situation ndimo umubyeyi kabisa hasa njyana muri projet ya danje so rero reka nawe ababwire imbamutima ziwe kuri filime yiwe kuko niwe producer ni filime nziza cyane ikintu twisabira abanyarwanda abantu bari hanze y'u Rwanda abadiaspora abantu bari mu gihugu cy'u Burundi turabizi ko abarundi mudukurikira cyane nukuri ni muyirebe ni filime nziza yitwa Ndahiro Kuka ni filime igiye kuzajya inyura kuri channel yitwa Mukabije TV izajya isohoka buri munsi isaha ya saa 10 buri munsi saa 10 buri munsi saa 10 iyo filime igomba kuba yasohotse guhera ryari guhe umunsi w'ejo tuzabaya trailer yayo noneho ukurikiyeho tuzahita tubamenyesha none ni kwa mbere uyu munsi turi kwa mbere ubwo trailer uzayisora kwa gatatu trailer tuzayisora ejo kwa kabiri episode ya mbere izasohoka kwa gatatu yego ubwo niho mwese muzahite musimbukirayo kuri channel yitwa Mukabije TV muyirebe filime yitwa Ndahiro Kuka ni filime nziza cyane ni filime irimo agahinda irababaje irimo ibyishimo irimo abantu barwana irimo Kapiteni Regis n'umujinya we ni ibintu byinshi murahishiwe muzabibona ego sorakoze reka mbashimire mwakoze ubwo ngubwo muraza kureba filime kuri abantu bareba kino kiganiro n'ubundi link ya filime irabipininze link ya channel ndetse aho link ya trailer ni kuri Mukabije TV hose biri bubere ego kuri murakoze cyane murakoze.